aho ngaho nkanenga ababyeyi byaba byiza abana guhera ku myaka 2-3 umwana ugiye umuraza wenyine yego cyane ko ibyo mukora mukeka ko basinziriye baba bari kubyumva. yego Ikindi nkanenga umuntu wafashe iriya video sinzi niba ari umumama cyangwa ari umugabo ariko uko yabangana kose ndakeka ko ari hejuru y'imyaka 18 Yego. warakosheje cyane pe yego hariya wari kugenda ukabacyaha ugafata agakono ukabakubita ukababwira ko ari bibi ugatumizaho n'ababyeyi babo mukaganira. yego Kuba warafotoye rero ugashyira hanze ntago ugaragaza ko wasebeje ababyeyi babari abana ahubwo nawe warisebeje kuko bera nta muntu mukuru wagakwiye gukora birabintu. yego Iki tukaba abafiyemeri ni intwari ni intwari pe kuko kurera gutwita murabizi ukuntu gutwita bivuna wenda abantu baba baratwiseho kurera umwana wenyine umwana ukamukuza yego ntago ari ibintu biba byoroshye cyane ko n'umuryango uba uguhagaze hejuru yego wenda n'ishuti kuko hari igihe utwita umuryango ukakwanga ukakwirukana neza ishuti nazo zikakwanga ugasanga umuntu arakubwiye ngo ariko ubundi nkayo baguteye indureba ukagira ngo aho yanyuze yawe we nahafite ya ikintu kijya kigushimisha ku mwana wawe. Umwana wanjye ikintu kijya kinshimisha. Yes, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV. Nkushimira wowe bakoze subscribe, reka nkwifurize ni amafufa amafaranga agufurebe. Muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Kitatire cya Mutabazi, rutarimba n'ibinyoma, intore idatoragura amayugi. Imbere ya kamera twafite umutumirwa, uratangira ubibwira ubabwira amazina yawe n'icyo ukora. Nitwa Hagenimana Christine, ndi umukinnyi wa filime, ndi umukinnyi w'amakinamico, nkora ibiganiro. Umeze neza? Meze neza. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Iyi sama uyibayeho ute? Ni ibisanzwe, ubushyuhe buri ahantu hose. Ubushyuhe? Bugeze kuri dogere kangahe? Kuri njye se cyangwa kuri wewe? Buracyari hasi cyane. Wewe buracyari hasi cyane. Buriya kugira ngo bwegere hejuru uba buri kuri kangahe? 75%. 75%. Ubwo bushyuhe nibwo bufite. Ubwo urumva ni iki cyakuzimya? Cyaka kujya mu ibase y'amazi nyine ukipfundikira none. Bishobora kujya mu ibase y'amazi ukipfundikira nyine ubushyuhe bukagabanuka. Ariko ngo yameze ngo niyo ngo bakobwa ngo basamamo cyane. Wicaye n'ababaza imbere ye nyine nurangara nawe urabyumva. Ngewe se cyangwa abandi babwira inyaga ari ngewe. Nawe uri umwe mu batuma nyine. Batuma bagira bate? Nawe uri umwe mu batuma batwara izo nda. Batwara izo nda oya. Je ntago nzi batuma bazitwara. Ahubwo ngiye nicanga kugira ngo twicaranye hanga kugira ngo ahubwo ubabwire uti wenda tutaratangira umutwe kiganiro ubagira inama kugira ngo ino sama idatuma basama cyane. Shayi sama nabagira inama yo kubumba amaguru yanyu. Bifashisha iki bahugira kuki nyine urabagira ihe nama nyine gute? Mbugire mu turimo tw'amaboko munasenge cyane. Banasenga? Ariko gusenga naho ni umurimo. Gusenga sa ahubwo niki cyane nta murimo uruta gusenga ubundi. Gusenga nibyo bya mbere. Wowe ubigisha urasenga? Ndagerageza. Urasenga? Ntabwo navuga ko mbikora 100% ariko ndagerageza. Wageze usengaho uririmbaho muri korali? Kera nyiri umupeti. Ukiri umupeti? Ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe? Ufite nk'imyaka 10 hagati y'10 na 12. 12. Gira nk'indirimbo wawe wibuka wawe warariririmbiyemo. Je nari umugatolike naririmbaga nari umugatolike narimbaga muri za korali z'abana nyine. Ngo abarejiyo ngo abakarisomatike ibintu nk'ibyo. Ariko mbabwije ukuri wana nyine nicyo gihe mbiherukira. Yes, tugitangira ikiganiro se wari umaze iminsi uri muhugiye hehe? Nibutsa abakunzi ba IM twegeze gukorana ikiganiro turi kuganira
hari habayeho saga ya Regis harya nande nibo icyo kiganiro na Regis na Queen Regis na Queen hamwe na wa muhanzi na Diane na wa muhanzi na Nizo abantu benshi bagiye bagushima cyane baterase muri commentaire uko wagiye ubabaga cyane ubabwira amagambo atari meza ngo muri commentaire usanga bavuga ati uzamugarure kuri IM kuri TikTok ho barabiza abantu bakunzi ba IM barankurikirana cyane bavuga ati uyu mukobwa kabisa arabashije nagarutse re nongere mbatemo yes hano tuje gushima no kunenga ubundi okay urahera he mu gushima mu kunenga mbere na mbere ndashaka kunenga ababyeyi habanza kunenga habanza gushima oya urabanza ugashima nyuma ngaho nenga noneho mbere na mbere ndabanza kunenga ababyeyi n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange yego mu minsi yashize hari video yacaracaye y'abana biga materineri nyeka ko baba biga nko muri materineri ya mbere cyangwa ya kabiri yego abo bana bafite hagati y'imyaka 3 n'imyaka 4 yego hagaragaye video y'akana k'agahungu n'akana k'agakobwa bari mu gikorwa cy'abantu bakuru byaneye kwibaza cyane kuki umuntu abona ikosa riri gukorwa aho kugira ngo arikosora akihutira gufata video ndanenga cyane ababyeyi babari y'abana hananenga umuntu wafashe iriya video yego kuko nago bikwiye no wenda nuko na telefone nazanye ariko abantu benshi mwagiye mukabona kuri TikTok ka video k'umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa bari mu gikorwa cy'abantu bashakanye kandi ubona ko babizi cyane yego aha ndi kunenga ababyeyi mujya gukora igikorwa cy'abantu bakuru mugakeka ko abana banyu basinzire kandi baba bari kumva no kubareba yego ni byiza ko umwana ugize imyaka guhera ku myaka 2-3 wajya umuraza ukwe imyaka 2-3 yego wajya umuraza ukwe yego wenda byaba byiza kurarana n'umwana wawe ukamupfumbata kumva ukamuryamisha mu gituza cyawe nyina kumva urukundo rwa mama we ni byiza pe ariko mwajya mu icyo gikorwa wowe ukeka ko umwana asinziriye ariko umwana bakanuye ari kukureba ari no kukumva aho ngaho nkanenga ababyeyi byaba byiza abana guhera ku myaka 2-3 umwana ugiye umuraza wenyine yego cyane ko ibyo mukora mukeka ko basinziriye baba bari kubyumva ikindi nkanenga umuntu wafashe iriya video sinzi niba ari umumama cyangwa ari umugabo ariko uko yabangana kose ndakeka ko ari hejuru y'imyaka 18 warakosheje cyane pe yego hariya wari kugenda ukabacyaha ugafata agakono ukabakubita ukababwira ko ari bibi ugatumizaho n'ababyeyi babo mukaganira yego kuba warafotoye rero ugashyira hanze ntago ugaragaza ko wasebeje ababyeyi babari abana ahubwo nawe warisebeje kuko bera nta muntu mukuru agakwiye gukora birabintu yego ikindi hari n'ahantu ujye ugera ugasanga bari kurwana ho kugira ngo ujye gukiza cyangwa utabazi wowe ukajya gufotora kandi aho hantu haba hari kubera iyo mirwano haramutse hagize umwe akaba yahaburira ubuzima iyo inzego z'umutekano zije zitwara mwese ntabwo zireba babandi bari kurwana namwe mwari muhagaye muri kurebera barabatwara by'umwihariko ariko ndanenga rwose ndanenga ababyeyi mujye mwitwararika nimujya gukora biriya bintu ikindi nkanenga abantu bafotora aho kujya gutabaza babona umuntu ari guhohoterwa kugira ngo mutabare ahubwo mukajya gufotora ikindi umuntu wafotoye bari abana bari mu gikorwa cy'abantu bakuru warakosheje cyane pe warakosheje cyane sinkuze ariko ahuri nawe wigaye biriya bintu byarambabaje ko n'umwana w'imyaka 2-3 ari mu gikorwa cy'abashakanya bikora ewana nkaho abizi neza yego uko abantu mwarebye iriya video ewana wagira ngo bari professionnel yes none nta guce mwicaye mu ijambo gatoya nawe urabizi ko uri umubyeyi yego nawe uri umubyeyi harya wabye ufite imyaka ingahe nabyaye mfite 22 22 nasamye mfite 22 nageze mu gihe cyo kubyara nujuje 23 yego kuba warabyaye navuga ko wenda wari ubyaye uburase ubishaka ukuze cyangwa wari utigiteganya ikindi indi myaka
mu by'ukuri uburyo nabyayemo ntago navuga ngo ni ibintu byangwiririye. Reka mbayeho wenda agasitori gato. Nigeze kurwara 2018. Yego. 2018 nararwaye njya mu bitaro, bibi bintu birebire. Wari warabyaye icyo gihe? Oya, nari narabyara nyiri umukobwa. Yego. Ndangije buri nkajya ndwaye ndembye mbabaye pe, nkajya nsaba Imana nkavuge ubundi imbere ngiye nasabaga Imana nyine n'umukobwa nyine w'umwana mutoya. Najyaga ndeba ukuntu abantu bakiri bato bapfa, bagapfa batarabyara nyine bakagenda bakazima. Yego. Ngiye nari narasabye Imana ngo sinzapfe nyiri umukobwa. Ngiye nzapfe narabyaye byibuze nsigura urwibutso ku buryo wenda n'akabebe nasiga kajya gatunguka bakavuga ati kariya kana naka Christine. Yego. Kuko iyo ugize gutyo ukabura ubuzima ukiri umusore nyine nta rwibutso usiga. Yego. Ariko wabyaye usiga urwibutso. Ngiye nararwaye ndaremba ngera kure nsaba Imana ndavuga ni Imana basi no wanyongera undi mwaka umwe cyangwa 2 ariko muri iyo myaka unyongeye basi nkazavanamo umwana. Nyiravuze niyo ntabana n'umugabo akanerinda gusa akigendera ngiye nkibyarira akana. Yego. Nta kintu byaba binwaye. Yes. Kuba warabyaye ukiri muto hari ingaruka mbi byarakugizeho? Ingaruka ntago zabura. Ingaruka ntago zabura kuko akeshi iyo ubyaye utarashakanye n'umugabo wo bakwita indaya. Yego. Bakakwita ikigoryi. Abantu bamwe na bamwe bo ku mbuga nkoranyambaga mujya munibasira abafiyemeri muvuga ngo kuba barabyaye ngo nta yandi mahitamo bari bafite. Yego. Ngo nuko ngo gukuramo inda ngo byabananiye. Yego. Muratekereza habaye hariho igipimo. Yego. Gipimo umukobwa agiye gukora ubukwe. Yego. Ukareba ishuro baba wararyamanye n'abagabo nyine habaye hari igipimo. Gipima umukobwa ugiye gukora ubukwe. Bakareba ishuro yaba yararyamanye n'abagabo cyangwa inda yaba yarakuyemo. Yego. Ni abakobwa bangahe bakora ubukwe? Urashatse kuvuga ngo haramutse habayeho ngo abakobwa bajye bashaka bakiri amasugi, bivuze ngo nta mukobwa washaka? Ntawe. Kubera iki? Kuko umukobwa araza hano ku mbuga nkoranyambaga agatuka umufiyemere akamwereka uburyo cyari injiji, uburyo kubyara kwe nta yandi mahitamo yari afite, uburyo kinyine ngo nta ntwari zibarimo. Yego. Ariko nyeka ko kuzana umuntu ku isi nta kintu, nta butwari burenze ubwo ngubwo. Kuko first of all umuntu atwara inda uba ufite amahitamo yo kuba wayibyara cyangwa no kuba wayikuramo. Yego. Uri kumva? Uwo mukobwa bafite ayo mahitamo 2. Ariko arareba akavuga ati nakoze ikosa ryo gusambana nkore n'ikosa ryo kwica umuntu. Yego. Agahitamo kuba yabyara wa mwana akamuzana ku isi. Cyane ko umwana nta nikosa bafite ibintu biba byarabaye hagati yawe n'umugabo wawe. Ikindi ikindi nabwira abantu mujya mutuka abafiyemeri ni intwari. Ni intwari pe. Kuko kurera gutwita, murabizi ukuntu gutwita bivuna, wenda abantu baba baratwiseho. Kurera umwana wenyine, umwana ukamukuza. Yego. Ntago ari ibintu biba byoroshye. Cyane ko n'umuryango uba uguhagaze hejuru. Yego. Wenda n'ishuti. Kuko hari igihe utwita umuryango ukakwanga ukakwirukana neza, ishuti nazo zikakwanga. Ugasanga umuntu arakubwiye ngo ariko ubundi nkaye baguteye indureba. Ukagira ngo aho yanyuze yawe we nahafite yanyura. Yes. Ni izihe nama ugira abakobwa bari mu bihe nk'ibyawe? Inama nagira abakobwa niwana mujya mubomba amaguru yanyu. Ikindi numukizere abagabo ngo murengere. Umugabo n'umwana wundi. Ubundi baravuga ngo umugabo yakora igishoboka cyose ngo akugereho cyangwa agere kuri cya kintu ashaka. Ariko iyo amaze kukibona iwana babona nta gaciro gifite imbere ye. Yego. Inama nabagira nyine ni ukwitwararika. Hari nk'inzozi cyangwa se navuga ngo amahirwe
waba warabuze ukimara kubyara wari warateguye mbere utarabyara? ntabwo navuga ngo hari amahirwe nabuze. njyewe narabyara numvaga nzaba n'ubundi umukinnyi wa filime. Yego. kuba narabyaye n'ubundi ntabwo byambujije kuzikina. kuba hari ikintu washakaga kuba cyo ariko hakagira ikindi kintu kikwitambika imbere, ntabwo bivuze ko n'ubundi icyo kintu utagikora cyangwa utakigeraho. Yego. icya mbere ugomba kwihangana ukanasenga cyane. wowe ati nubwo byagenze gutya na gutya ariko ntarirarenga. Yego. ubundi mu buzima ntugacike intege kandi ntukihebe. Yego. isaha n'isaha n'ubundi haba hari inzira nyinshi wanyuramo hamwe no gusenga ukagera kuri cya kintu wifuzaga kugeraho. Yego. Yego. Umwana wawe n'umukobwa n'umuhungu? Ni umukobwa. Ni ikihe kintu kijya kigushimisha ku mwana wawe? umwana wanjye ikintu kijya kinshimisha nk'iyo ari kunyita mama, kwa kundi umwana guhamagara mama akubwira utugambo twinshi biranshimisha. ikindi kintu kijya kinshimisha ajya ambwira ati ma ati njye ninkura nkarangiza kwiga. umwana wanjye afite imyaka 6. Yego. ati njye ninkura nkarangiza kwiga nkabona akazi ati nzakugurira inzu n'imodoka. Ari umwana wabikubwiye? Yeah. Wow. ibyo bintu nyine biranshimisha cyane cyane pe. nta n'ikintu gishimisha nko kwitwa mama. Yego. muri iyo myaka 6 afite hari igihe cyegeze kumubaho cyangwa se mwembi muri babiri wumva utazibagirwa? icyo gihe cyari kimeze gite? ikintu nazibagirwa ni igihe yavukaga. igihe yavukaga nyine byari bigoye pe. byari bigoye. icyo gihe nari njyenyine nazi ahantu papa wari. icyo gihe inda yamfashe ari kuwa 4 saa 8 za kumano. icyo gihe nagiye Nyamirambo ku isoko kugura imyenda y'umwana. Yego. nari ntuye kurya nyuma. icyo gihe hari muri guma mu rugo wagendaga n'amaguru kugira ngo ubone moto cyangwa imodoka byari bigoye. Yego. inda yafashe ari kuwa 4 saa 8 njyara kuwa 6 saa 5 n'iminota 30 z'ijoro. Yego. mw'abantu inda yarandiye kuri rwa rwego niyo nekereje kubyara cyangwa kongera gutwita ewana ndahabuka. ikintu cyambabaje nyimara kubyara kubera bwari ubwa mbere njyenyine ntabisobanukiwe ntazi ikintu na kimwe. ndanayitinzeho cyane umwanya munini, urumva hari hafi iminsi 2. Yego. iminsi 2 cyangwa 3 yendaga kugera. umwana avuka afite ibibazo, avuka yananiwe, avuka arwaye amasenezite. icyo gihe byabaye ngombwa ko amatransfere. icyo gihe nari ndi Kabusunzu. byabaye ngombwa ko amatransfere njya ku Muhima. muri uko matransfere ambulance yaje iza bazanye cya kintu bomboni yo kumwongerera umwuka umwana. Yego. Yego. kuko kuntu yari ananiwe yavukanye nyine yavutse afite uturwara amasenezite no kunanirwa n'ibiki. nuko reba ambulance ndi kujya ku Muhima. tugeze hariya uzamuka hano Nyabugogo ujya ku Muhima mbere y'uko ujya hara kuri polisi. Yego. muganga urabizi haba hari umushoferi hari n'umuganga. Yego. muganga yabwiye umushoferi aramubwira ngo wakwihuta cyane uno mwana nago ameze neza. Yego. ndangije ikintu nabwiye Imana ni Imana natwaye inda sinayikuramo, none n'ukuntu nabyaye mbabaye ugiye kunyambura umwana. nyine numvaga ko agiye gupfa. Yego. ndabwira Imana ukuntu nabyaye mbabaye, ukuntu umwana namushakaga. ye ntabwo kubyara ari ibintu byangwiririye, wenda navuga ko ntago ari ikintu nabyutse ngo pange mvuge ngo ngiye kwiteresha inda. gusa nanone umwana ngiye naramushakaga, numvaga ndamutse mbyaye nta kibazo. nibwo navuze ni Imana natwise inda sinayikuramo, umaye umwana naramushakaga pe. yego nibyo, ariko se nanone ugiye kongera umwisubize. icyo gihe ndarira cyane ewana, ndarira cyane. muganga arambwira tumva mbabarira, ati humura umwana wawe nta kintu ari bube. Yego. kandi koko icyo gihe Imana yambaye hafi iranandengera pe. nagiye kwa muganga, umwana bamushyira muri kuveze. Yego. namazeyo ibyumweru 2 n'iminsi 3. Yego. umwana bamumara muzima. Yo.
ndishimye cyane. Iyo urebye ubwo buzima bwose wanyuzemo kugeza izi saha, hari ikintu wishimira ukumva ugize imbaraga nk'undi mukobwa cyangwa se nk'undi mufiyemeri wese, ukumva ugize imbaraga, ni nk'iki kigutera imbaraga muri wewe? Ikintu kinera imbaraga nuko n'umwana wanjye ameze neza. Ikindi kintu kinera imbaraga ntago kuba narabyaye byatumye ntakomeza inzozi zanjye nari ifite. Njye nari ifite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime, umukinnyi w'amakinamico. Yego. Kandi koko narabikoze, muranzi mu makinamico menshi, bawera, babigeragezo, n'andi makinamico menshi mu mafilime atandukanye menshi. Yego. Kuba narabyaye rero ntago byambujije amahirwe n'ubundi yo kubikora. Ahubwo byaneye n'umurava mwinshi cyane kuko nari ifite uwo nkorera. Wow. Yeah. Byane umurava mwinshi kuko nari ifite uwo nkorera, ndakorera umwana wanjye kugira ngo abeho neza, yambare neza, bye neza, yige mu ishuri ryiza. Nyine nari ifite ishyaka byo gukorera umuntu, byo kuvuga ngo ndi gukorera runaka kugira ngo azabeho neza. Yeah. Hari hano hanze hari ababyeyi cyangwa se abasista b'abafemere nyine bameze nkawe, hari nk'umuntu ukubera role model kuri we ukumva ugize imbaraga? Je nta muntu ngira umbera role model. Kwa kundi uvuga ngo nyine ngo urifuza kuba nka kanaka. Nje nzakora ibyanjye, nanjye wenda hazaza undi muntu anyigireho abera role model wanjye. Kuki nakwigana iby'abandi se, kuki ntakora ibyanjye? Je nta muntu numva wambera role model. Umwihariko wawe kuri weho noneho ku kintu wumva kiguha imbaraga, wumva ufitemo imbaraga cyane, ni ikihe? Umwihariko wanjye no gukora ibintu byanjye ku giti cyawe cyanjye. Nta muntu mvuga ngo hari ukuntu ukora ibintu ariko muri ibyo bintu ukora ukuboko kunini kuri matari ukwawe, ari ukundi muntu wenda ugufasha cyangwa ugusapotinga ku ruhande. Yego. Njye ndifuza kuzakora ibintu byanjye, nkagira karite yanjye. Nta muntu mvuga ngo ndareberaho ngo nkore nk'ibyo kanaka yakoze, twavuga ngo ngende yo ndicamano. Yego. Nzakora ibyanjye, nta muntu mvuga ngo ndareberaho. Ni iki kintu kigutera ubwoba mu buzima bwawe? Ikintu kinera ubwoba mu buzima bwanjye ni ukubura mama wanjye n'umwana wanjye. Cyonyine nicyo kintu kinera ubwoba. Ikindi kintu kigushimisha ni ikihe? Ikintu kinshimisha, ikintu kinshimisha nanone ni ukuba mfite mama wanjye n'umwana wanjye. Niki cyonyine? Kuko nibo bantu nkunda kuri iyi si kuruta abandi bana bari bo bose. Batiriho ni iki kindi cyagushimisha? Batariho ubayeho uri nka wenyine, ni iki kintu wumva wavuga ati man iki kintu nyine ndishima? Mbaye ndiho nafite mama wanjye cyangwa umwana wanjye, niki cyanshimisha? Wumva nakwishimira kuguma mu Mana, ngasenga koko. Wizerera mu Mana? Cyane cyane. Bwira nk'ikintu gituma wizerera mu Mana. Ikintu gituma nizerera mu Mana, umunsi umwe tugiye hari 2022 nari umufemeri nibana muri ghetto. Ndangije icyo gihe ibintu byari bigoye nyine no kurya ari ikibazo. Yego. Icyo gihe nta na telefone nagiraga. Yego. Icyo gihe kari kwa kundi inzara igukubita koko. Icyo gihe umwana wanjye yari afite amezi 9, ageze mu gihe cyo kuba yarya imbuto, kuba yabona ayo mata, kuba yanywa icyo gikoma, kandi nanjye kubona ibyo kurya bigoye. Icyo gihe ndabyibuka hari nijoro ku itariki 16. Gusa sinibuka isaha, gusa hari mu ijoro. Sinibuka isaha kuko icyo gihe nta telefone nari ifite. Nabwiye Imana, ndayibwira ni Imana. Icyo gihe nshobora kuba nari maze nk'iminsi 3 narya. Yego. Narya kandi nonsa. Icyo gihe nabwiye Imana ni Imana. Muri iyi si yose cyangwa muri uru Rwanda rwose, ninjye munyabyaha kurusha abandi, ku buryo nshobora kumara iminsi 3 narya kandi nta masengesho ndimo. Kwa kundi ubwira Imana ngaho muri kurebana amaso ku maso.
ndangije mbwira Imana ni Imana ndabizi hari abantu bari kurya ibiryo bakabimena yego kandi ngiye ndi kwifuza na bya bindi bari kumena yego narabwiye ni Imana ntago ngusabye inzu singusabye imodoka mbabarira ibyo kurya ngiye nkeneye ibyo kurya yego burya bajya bavuga ngo nta munyagara w'isengesho icyo gihe narasenze cyane icyo gihe namaze nk'isaha yose ndi gusenga ndanarira icyo gihe kwa kundi usenga ukarira hari ukuntu usenga ukumva isengesho wasenze nta nubwo ryarenze parafu ariko hari n'ukuntu usenga hamwe no kwizera kwawe kumva isengesho ryatumbagiye ewana ukumva ryageze aho rigomba kugera kumva ufite imbaraga ewana icyo gihe nubwo nari nshonje narasenze mara hafi isaha yose nabwo nasinzirijwe n'amarira n'agahinda n'inzara ariko ubundi numvaga nagomeza nkasenga icyo gihe nagize sinzi niba ari yerekwa gusa nagize inzozi mbona umupapa muremure w'inzobe ufite imisatsi myinshi ambwira ati humura yambwiye ngo humura mwana wanjye ntabwo uzongera gusonza kandi mbabwije ukuri kwihoraho kuva icyo gihe kugeza na n'ubu nta kazi karenze ngira nta kope ariko neka kabiri ku munsi uri muri b'abakobwa bateka kabiri ku munsi neka kabiri ku munsi kandi nkarya icyo numva nshaka kurya pe kuva Imana yambwira ngo guhera ubu ntuzongera gusonza na n'ubu sindongera gusonza ndateka nkagaburira n'abandi nkanafasha abandi bantu kuko burangiye kugira ngo ufate amafaranga njye kuyatura mu rusengero cyangwa kwa kundi muvuga ngo hari ukuntu kera mu rusengero bajyaga bavuga ngo nutabona amafaranga wenda uzazane nk'ikiro cy'umuceri twazabikusanya tukabigurisha tugafasha ba bantu nko kubishyura mituweli n'ibindi byo kugira ngo ufate amafaranga yanjye njyane mu rusengero najya kureba wa muntu hari ukuntu ubuturanye hari ukuntu uba muri quartier ubuze umuntu ushobora kuba ameze neza n'utameze neza ngena aho kugira ngo njyane mu rusengero nayahereza umuntu wahereza umuntu bivuze ngo aho gutura mu rusengero wafasha aho gutura mu rusengero nge nafasha umuntu noneho ubwo bivuze ngo abantu batura mu rusengero hari indi shusho babonamo gutura nabyo ntabwo mbihakanye ni byiza pe bitewe wenda n'imyemerere yawe cyangwa n'umutima nama wawe gusa ngiye kuri nge ho kugira ngo mfate amafaranga njyane mu rusengero najya kureba wa mwana wo ku muhanda ushobora kuba amaze iminsi ibiri atarya cyangwa nkajya kureba hari n'ukuntu umukecuru aba yibana hari n'ukuntu n'umuntu ukiri muto aba yibana ariko ari mu buzima butameze neza ngiye kugira ngo ufate amafaranga yanjye 5,000 kugira ngo mutange icya-10 ngo icya-10 n'amaturo ngiye kugira ngo njyane mu rusengero simvuze ko mu rusengero nawe adakora umurimo w'Imana nko gusana isengero kugura intebe gukoresha ibyuma n'ibindi ariko ngiye ku giti cyanjye nko kugira ngo njyane mu rusengero nyature nayashyira wa muntu wabura yagahaha agateka karya kandi simamya neza ko Imana yabingayira oya hari nk'ikintu wegeze ukora hano wenda bavuga uti havuyeho umwana wawe ukavuga ati ukumva ko Imana ikubwiye ngo Kristi dore ugiye kuva mu buzima urapfuye yego ni nkako nabivuga ariko ntago ariko bibaye mu izina rya Yesu kubasenga hari nk'ikintu wakwishimira waba warakoze ku isi waba usize icyo kintu ni ikihe ikintu nakwishimira njye mfasha abantu nakurikiye inyiturano yabo niba hari ikintu ngewe nkora kuri njye nishimira gufasha abantu kuko abaye ni nacyo kizanjyana mu ijuru ntamya nashidikanya ko njye narijyamo njye nishimira gufasha abantu hari ukuntu ufasha umuntu uvuga ngo reka kana kamukorera iki ngo nawe azankorera iki oya njye fasha umuntu nakurikiye ko nawe azamfasha njye icyo kintu nakishimira icyo kintu nakwishimira hari ikintu ubuzima bwakwigishije hano muri ino si ahubwo se ninde muntu waba utafite isomo ry'isi cyangwa isomo ry'ubuzima isi iratwigisha reka hari ikintu isi yanyigishije ni iki kintu waba warakoze ni iki kubyarira inyungu kandi abandi kikababyarira inyungu
ikintu nakoze kimbyarira inyungu abandi kikababyarira inyungu ni kwizera abantu. Gute byababyariye inyungu n'ibikubyarira inyungu? Uravuga ngo icyizere ni nk'ikirahuri. Ikirahuri iyo kimenetse ntabwo kiyozwa. Yego. Nta nubwo wongera kugiteranya ngo cyongere kigire forume nk'iyo cyari gifite. Ubundi baravuga ngo ikibazo si wowe wizera, ahubwo wowe wizera we yizera nde. Kandi iryo jambo si ubwa mbere ndikubwira, ahubwo sinzi impamvu icyo kibazo ukomeza ukimbaza. Ikibazo si wowe wizera, ahubwo wowe wizera yizera nde. Mfite uwo nizera, nawe afite uwo yizera, nawe wundi afite uwo yizera. Ni kwa kundi ushobora kubitsa umuntu ibanga uzi ko ari iryanyu na babiri. Uri mubikije kuko umwizeye. Nawe afite undi yizera ari ujya kubwira ati nyamara akana kayambwiye gutya na gutya. Ugasanga ryabanga wabwiye umuntu umwe ribaye uruhererekane. Kandi wa muntu wabimubwiye kuko umwizeye wenda ushaka no kumugisha inama. Yego. Ni hahandi ukubitana na kanaka ukanaka yavuze gutya na gutya. Wowe wabibwiye umuntu umwizeye uzi ko ari inshuti yawe atakuvamo. Birangira akuvuyemo. Nese ngiye ninkubitse ibanga ukajya kurivuga, icyo gihe nzaba nyikwizera. Hari umuntu wegeze ubitse ibanga ararimena? Nta muntu nabikije ibanga ngo arimene. Ahubwo navuga ko nizeye umuntu akanyina. Akagukina? Akanyina. Gute wumva ko yagukinye wowe se ubwo ntabwo wamukinaga? Nta nubwo ari ibyakure, navuga ko wenda ari nk'umuntu w'umuvandimwe wanjye gusa tutavukana kuri mama na papa. Gusa ngiye no kubivugaho byaba nyine byaba story ndende pe. Tubwire byibura mu ncamake. Mu ncamake ko bigoye. Oya nta byoroshye. Biragoye gusa nigeze kubana namwita nka mubyara wanjye. Turabana mu nzu. Icyo gihe we yari afite akazi. Yari afite umwana nanjye afite umwana. Bisa nkaho icyo gihe abana bacu bari mu kigero kimwe kuko warutanywaho amezi 6 niba atari umwaka. Turabana mu nzu. Yego. Ewana tuba muri chambrette. Nayo itagira umuriro. Icyo gihe yari afite akazi, ngiye nta kazi mfite. Turabana ngira ngo twabanye nk'imyaka igera kuri 3. Yego. Birangije akajya ajya mu kazi. Akavuga ati we yari umuntu ushoboye gutigita byadanje ku buryo nta kintu na kimwe atari gukora kugira ngo abone amafaranga. Kereka wenda kwica no kuroga. Wenda ibyo sinabimuke ntabwo ari kubikora. Ariko ibindi byose yakoraga ishoboye cyose kugira ngo abone amafaranga. Icyo gihe yari afite akazi, nge nta kazi mfite. Nge navuga ngo akazi nari mfite byari byabiraka nabyo bidahoraho. Icyo gihe yagiye nyine mu kazi. Icyo gihe yajyaga mu kazi saa 6 z'amanywa agataha saa 5 z'ijoro. Yego. Akandi igihe nahashaga n'iminsi 3 naramubona. Icyo gihe ari ngiye wita ku mwana we n'umwana wanjye. Yego. Abana bararwaraga nkaba njye bajyana kwa muganga. Kujya ku ishuri njye bajyanaga mu gitondo ngajya no kubacyura. Hari n'igihe nabonaga nk'ikiraka cyo gufurira umuntu. Bikaba ngombwa ko mbajyana ari babiri. Nkavuga ni wenda reka ngende nyikore kugira ngo igihe cyo kwishyura inzu kitazagera narabona amafaranga yo kwishyura inzu. Icyo inzu ntabwo nayishyuraga amafaranga menshi, byari 10,000. Nakoreshaga uko nshoboye kose n'amavuta yo kwisiga nkayabura, ariko ayo mafaranga nkayabona. Yego. Nawe yawe yagize umugisha yarahahaga pe. Yego. Tuza kubanaho gutyo. Igihe kimwe ndumva baciyeho nk'imyaka 2. Igihe kimwe panga kuza kujya gusura mama wanjye. Yari mu gihe cya Noheli. Ndangije nyine icyo gihe nagombaga gutwara umwana wanjye, ntabwo nari kubatwara ari babiri. Yego. Kumva abubwiye ni nzajya gusura mama, wowe ufite akazi kandi wajyana umwana. Hari ukuntu nyine muba mufite inshuti uzi neza ko nuyisigira umwana nta kibazo ari bugire. Abubwiye ni we aho kugira ngo uzareka akazi
umwana uzamusige kwa runaka amusigarane wowe uzamakinga ashobora ko uzajya utaha kare ukareba umwana. Yego. Arangije azana umugabo, azana ni umusore. Aho mwabaga? Azana umusore mu nzu yanjye twabanagamo. Hashize igihe ataza baratahana. Njyewe urumva nagiye gusura mu rugo mu cyaro kuko najya nkamara y'icyumweru. We musiga ku rugo. Yego. Ndamubwira mu gihe uzajya uba wagiye mu kazi umwana uzajya umuhereza runaka amusigarane wowe uzajya umakinga ashobora kuri buve mu kazi kare ukajya kumutora. Yego. Ho kugira ngo abikore gutyo ajya mu kazi atahe kare afata umwana batahe nyine bajye mu rugo ahantu twabaga. Ahamagara umusore wari inshuti ye amuzana mu nzu yanjye ngo nyine aba ari kumwe n'uwo mwana. Ntabwo ndabona utari kubyumva nk'uko ndi kubivuga. Ndimo ndumva ukuntu yahamagaye umusore w'inshuti ye ariko araza abari wasiga ku rugo nyine njye namusize ku rugo nawe ahamagara umusore w'inshuti ye abari wasiga ku rugo kugira ngo bajye basigarana nyine n'uwo mubebi. Ntabwo afashe umwana ngo amujyane kuri wa mama twavuganye ngo ajye avayo amutore atahe mu rugo. We yazanye umusore mu nzu twabanagamo amusigira umwana. Yego. Uwo mwana yari uwe yari uwawe? Yari uwe. Ubwo uwawe yari he? Uwanjye njye twari twajyanye nagiye mu cyaro. Yego, komeza. Icyo kintu cyarambabaje cyane cyane ariko ku buryo butabaho. Ndibaza umuntu nasize ku rugo kuki yazanye undi musore mu nzu yanjye mu buriri turaramo. Nyine hari ibintu wumva ukumva birenze ubwenge bwawe. Icyo gihe naramuhamagaye ndamubwira inese k'abaturanyi bambwiye ngo runaka ari kuba mu rugo ari kuhaba nkandi ngo urabizi mfite akazi ngo sinaye kujya mbona umuntu nsigira umwana ngo niyo mpamvu namuzanye ngo bajye baba bari mu rugo. Ndamubaza inese iyo utashye uvuye mu kazi wowe n'uwo muhungu murarana kubwo buriri n'umwana ngo huye ngo ahita ataha. Ndaceceka ndamwihorera gusa ndamubwira ni warakosheje uranengushye biranambabaje. Arangije umunsi nari kuziraho nasanze yarimutse muri iyo nzu. Nasanze yarimutse muri iyo nzu twabanagamo ya chambrette. Nasanze yarimutse sanga agiye kwikodeshereza inzu y'icyumba na salo. Urumva yarakuruseho hejuru. Uri kumva inzu y'icyumba na salo agura igitanda agura akabati agura gaze nyine yanze ubona ko hari ukuntu ujya mu nzu ukavuga ati umuntu ko twabanye dusangira ubusa. Yego. Hari ukuntu bana n'umuntu kavuga ati kuri konti yanjye mfiteho 1000 ese nawe wazana niba hari ufite wazana tugateranya tukarya. Nubwo buryo twari tubayeho. Yego. Kumbi kuko ntabwo wakwibaza umuntu mwabanye imyaka 3 mu nzu. Yego. Hari n'igihe nyine mwaryaga ibiryo mudashaka kuko nta yandi mahitamo mufite aribwo bushobozi mufite. Yego. Naribajije icyo cyumweru kimwe namusize mu rugo. Yese ajya kwipangira inzu y'icyumba na salo. Yego. Irimo ibintu byose. Yego. Mpita mbona ko nizeye umuntu nagakwiye kuba narizeye. Ibyo bintu byamaye isomo rinini cyane byo kutazongera kwizera umuntu uwo ari we wese. Kuko bisa nkaho we yakoraga yibikira. Yego. Yakoraga nyina savinga ateganya ubuzima bwe bwiza bw'ejo hazaza. Kandi wowe akirengagiza ngiye waretse akazi kanje kugira ngo murerere. Yego. Uwo muntu ahari ndamushuhuje. Noneho igitangaje nagiye kumureba ngo tubiganireho. Yego. Cyo genda byibuka ko twari twarasezeranye ko uwo mwaka tujyane mu kwa 12 twaravuze ati mu kwa mbere. Yego. Tuzashaka umukozi byoza tuzajya duhemba nk'ibihumbi 15 ajya asigarana abana nawe ushaka akazi. Icyo gihe nagiye kumureba ngo tubiganireho mubaze impamvu namusize ku rugo ngasanga yarimutse yaragiye. Uzi ukuntu yanshubije? Yarambwiye ngo ndashaka kuba njyenyine umwana wanjye n'umukozi wanjye. Nabagure nyeneye.
yabwiye ngo nta mugore nkeneye, nshaka kuba njyenyine n'umwana wanjye n'umukozi wanjye. Noneho igitangaje twabanye imyaka 3 mu nzu, ariko tumaze imyaka 12 turi inshuti. 12 muri inshuti? Yego, kuko twabaye inshuti tukiri abana b'abakobwa bato cyane. Kumva umuntu twabaze imyaka 12 turi inshuti, dusurana, tujyana gusenga, ariko njye nawe twamaze imyaka 3 mu nzu tubana nkora ibyo bintu. Yego. Se Christine, urabona ibyo bintu byose byakubayeho, noneho dusoza nizihe nama wagira abari kugukurikira, kuko cyane cyane wenda nk'abakobwa bagenzi bawe n'ababyeyi bagenzi bawe, kuko nabonye ari bagukurikirana cyane n'abahungu, nizihe nama wabagira nyuma y'ibyo byose byakubayeho? Inama nabagira nuko wajya ukora ikintu wabanje kugisha umutima nama wawe inama. Yego. Ikindi nuko wakwiyizera kurusha uko wakwizera undi muntu. Yego. Bibaye bisaba ko wizera undi muntu, jya wizera Imana kurusha uko wakwizera ikiremwa muntu. Yego. Yes. Ndabashimiye mwebwe twatangiranye iki kiganiro, tukaba tugishoje. Nkubwira nti niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzajye ukurikirana ibiganiro byacu. Naho nge mwumvaga kuri mikoro inyuma ya kamera ni wa muhungu wanyu Dani Kitatere cya Mutabazi, rutarimba n'ibinyoma, intore idatoragura amayugi. Kusetse ukuntu nyine wivuga ni neza tu guma.